noneho tugeze ku cya gatatu nanone Uwiteka Nyiringabo avuga ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Nuko rero twarimo tubivuga mu mwanya twababwiraga ko turimo twiga inyigisho ivuga ku bihe bya nyuma cyangwa se iminsi ya nyuma, iminsi y'imperuka. Ni inyigisho abantu benshi batinya kuvugaho, cyane ko rimwe na rimwe usanga abantu benshi bayivuga mu buryo butandukanye, ariko nanone kuyitinya ni ubwende, kuko ijambo ry'Imana nyine twararihawe kugira ngo turyige kandi turimenye. Kubwo kurimenya bituma tumenya uko tugenda muri ibi bihe, tukamenya uko twifata, tukamenya uko ibintu bizaba bimeze dushingiye ku byanditswe byera. Inyigisho rero twayitangiye, muribuka ko twize inyigisho yavugaga ku gitabo cya Daniyeli, twakivuzeho hafi ya cyose, nubwo twasigaje igice cya nyuma. Icyo gice cya nyuma rero kimwe kivuga ngo ya minsi, aho Bibiliya itugaragariza ko marayika yabwiye Daniyeli ngo igendere Daniyeli ngo utegereze ibi bihe n'ibi n'ibi. Tuzabivugaho muri iyi nyigisho kuko birimo. Noneho tukaba twifuza rero ko iyi nyigisho igira icyo itwungura. Ubushize rero igihe cyatambutse, ubwo twaherukanaga, muribuka ko twize itandukaniro riri hagati y'akarengane ndetse n'umubabaro ukomeye, aho abantu benshi babyitiranya, noneho barangiza kubyitiranya bikabagora kumenya uko ibihe bizagenda. Aho niho bamwe usanga itorero baryinjiza mu karengane nako mu mubabaro ukomeye, bakavuga ko naryo rizasogongera ku mubabaro ukomeye kubera kutashobora kubitandukanya. Ariko muribuka ko icyo gihe ubushize twagerageje kuvuga mu buryo wenda tutavuga ko ari burambuye, ariko twavuze ibyerekeranye n'akarengane k'itorero. Twavuze ukuntu itorero ryarenganye kuva Kristo akirangiza kuzuka, akirangiza kubwira abigishwa be, yarababwiye ati mugende muri Yerusalemu mutegereze murindire ubwo muzahabwa imbaraga nshya. Arangije kugenda, umuntu wa mbere wahuye n'urupfu mu gihe cy'akarengane twabonye ko ari Sitefano. Rero yararenganye, ba Petero barakomeza barageragezwa, gutyo kugeza igihe itorero rya mbere ryatatanye. Twabonye rero ko aho batataniye bagendaga babwiriza ubutumwa bwiza, ariko akarengane gakomeza, aho nyine abayuda bageragezaga kubarwanya bavuga ngo ni bande bagendanaga na Yesu, birakomeza. Noneho biraza bigera mu gihe cyo gusenyuka kwa Yerusalemu. Yerusalemu irangije gusenyuka, noneho akarengane gatangira mu rwego rwa leta mu buryo bufatika. Noneho nibwo ba Nero bahagurutse n'abandi bose barenganya itorero kugeza muri 312. Muribuka ko ariko twabyize ubwo himaga umwami witwaga Constantino. Uwo Constantino rero akirangiza kujya ku buyobozi cyangwa se ku butegetsi, nibwo Satani yari ahinduye imikorere mu buryo bw'akarengane, ahinduye uburyo ibyo twise ngo ni amayoberane. Icyo gihe nibwo amadini yatangiye n'ibindi byose bitandukanye. Harakomeza kugeza na n'uyu munsi Satani arimo akora mu buryo bw'amayoberane, ariko nubwo biri mu buryo bw'amayoberane, ariko hari ibihugu bimwe na bimwe bitoteza abakristo mu buryo buteye ubwoba, cyane cyane nko mu bihugu by'Abarabu n'ibindi bihugu, aho ushobora kuvuga ngo uri umukristo ukabiryora ukabizira. Noneho rero ako ni akarengane rero kagera cyangwa se kageze, ariko na n'uyu munsi kagera ku itorero, kuko twabonye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko tutahawe kwizera Yesu Kristo gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Ni ukuvuga ngo dufite, niba twizeye Yesu, ibyo tugomba guhura nabyo n'akarengane karimo. Umuntu uhisemo gukurikira Kristo, abagenda bubaha Imana, byanze bikunze bazarenganwa. Aho twababwiye ko burya nubona
ibintu byawe ukora by'ubuzima isi byishimira, abantu bakabyishimira bakavuga ngo nangwa nawe n'ibindi bitandukanye. Jya wisuzuma urebe, kuko uri muri twe byanze bikunze isi iramwanga. Niba isi yanga uri muri twe, bishatse kuvuga ko iyo si ihita ihangana nawe. Uwo nguwo ihangana nawe rero ni wowe, ukabiryora ukarengana byanze bikunze, kuko wakiriye umwami. Hari uburenganzira butandukanye ubura, hari aho ubura ijambo wakarigize, hari aho utagera kubera ko uri umukristo, hari ibyo wakora ntibihabwe agaciro kuko uri umukristo. Ako karengane kose rero duhura nako, ariko aha ho tugiye kwiga ibyerekeranye n'umubabaro. Umubabaro uzaba wihariye rero, uzaba wihariye kuko uzaba wihariye ku bintu bitatu. Uzaba wihariye ku Bisiraheli bonyine, wihariye nanone ku mahanga Imana ishaka kuyahana, nanone uzaba wihariye kuri Antikristo n'isi ye. Icyo gihe bizaba byihariye. Turareba itandukaniro ry'ibyago by'icyo gihe, aho bitandukaniye n'ibyago by'iki gihe. Icyo gihe, muri icyo gihe cy'umubabaro, aho bitandukaniye n'ibyago by'iki gihe nabyo turaza kubireba kugira ngo tuze gusobanukirwa neza ibyerekeranye n'uwo mubabaro. Rero turagerageza kuganira cyane mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ndaza kugikoresha, ariko nashatse kugira ngo uyu munsi tuvuge ku mubabaro, ukuntu uwo mubabaro uzaba uteye. Noneho ubutaha Imana nidukundira tuzaganira uruhare rwa Antikristo muri uwo mubabaro. Ngo tuzareba uko Antikristo azitwara mu buryo buzatuma nyine uwo mubabaro uza. Iyi nyigisho dusa n'abayize dusubira inyuma, kuko muribuka ko mu bihe byashize twize intambara ya Harimagedoni. Intambara ya Harimagedoni kandi niyo izasoza uyu mubabaro. Iyo twarayize, noneho dusubira inyuma tuvuga ku mubabaro, ariko uyu mubabaro niwo waduteye kuvuga ku karengane k'itorero. Ubu rero nibwo tugiye kuwiga mu buryo bwa nyabwo, mu buryo bushitse. Imana yacu idufashe cyane. Kugira ngo rero ushobore kumva uyu mubabaro, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 30 ku murongo wa 7. Yeremiya igice cya 30 ku murongo wa 7. Twumve uko havuga. Yeremiya 30:7 handitse ijambo rivuga ngo ayi, ngo uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Amen. Urumva ko na Bibiliya ubwayo yarabigaragaje, ivuga ko icyo gihe kizaba ari igihe cy'umubabaro ukomeye, kandi uwo mubabaro Bibiliya hano yapresije, iravuga ngo ni umubabaro wa Yakobo. Umva ngo ayi, uwo munsi urakomeye, ngo nta wundi umeze nkawo, ngo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Urumva ni Yakobo uvuzwe. Iyo bavuze Yakobo baba bavuze nyine Isiraheli cyangwa se Abisiraheli, ngo ni umubabaro wa Yakobo, ariko icyo gihe azakirokoka. Muribuka ko iri jambo rivuga ngo azakirokokamo, twabonye uburyo Imana izazanwa no gutabara Abisiraheli muri icyo gihe. Imana iturengere cyane. Ni ukuvuga ngo rero uwo mubabaro usobanura kandi nanone ngo ni igihe gikomeye. Yesu nawe yakivuzeho muri Matayo 24 ku murongo wa 21. Matayo 24 umurongo wa 21. Reka dusome wumve. 24 umurongo wa 21 haranditse ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Urumva ukuntu na Yesu nawe yabivuze. Aravuga ati uwo mubabaro uzabaho icyo gihe azaba ari umubabaro, turaje tuwuvuge, azaba ari umubabaro ngo mwinshi ariko utigeze kubaho, ngo kandi ntabwo uzongera kubaho. Urumva ko ni umunsi Bibiliya yavuze, ni igihe gikomeye kigoye cyane, kizababaza benshi cyane. Imana itugirire neza. Dore nanone rero icyo Bibiliya ivuga ku Byahishuwe,
mu byahishuwe igaragaza uburyo abantu barokotse uwo mubabaro, icyo bibiri bavugaho. Ni mu byahishuriwe Yohana igice cya 7 ku murongo wa 14. Handitse ngo, ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Ngo nicyo gituma baba imbere y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Urumva ko hano Bibiliya yagaragaje ko hari abantu bazava muri uwo mubabaro mwinshi. Ni umubabaro mwinshi, turaza kubivuga, uraza kubyumva neza, ariko bazaba bavuye mu mubabaro mwinshi. Bibiliya iwuvugaho mu buryo buteye ubwoba. Rero ibi bivuga igihe cy'akaga gakomeye k'isi, by'umwihariko ku bwoko bwa Isiraheli, mbere y'uko Yesu Kristo agaruka kwima ingoma ye y'imyaka 1000. Niho uyu mubabaro uvugwa, niho ugaragara, kandi niho uzakorera. Reka rero turebe impamvu y'uyu mubabaro. Imana itugirire neza. Reka turebe ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana igice cya 12, turebe impamvu y'uyu mubabaro mbere yuko tuwinjiramo nyirizina. Ndashaka kugira ngo tuvuge n'ukuntu iyo mibabaro izakurikirana. Aha turaza kuvugamo bya bimenyetso 7 bimenwa, tuvuge za nzabya, tuvuge za mpanda. Tugiye kubyiga uyu mwanya, uburyo bizagenda bigira, buri kintu cyose kivugijwe kigira ingaruka mu bantu bazaba bariho muri icyo gihe. Turebe ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana igice cya 12, noneho twumve icyo hatubwira. Tugiye kuhasoma, noneho tuze kuhasesengura, kuko tugiye kureba impamvu y'uyu mubabaro. Noneho niturangiza, muribuka ko ubushize nabwo twavuze ku mpamvu nanone izatuma Imana ihora inzigo ku Bisiraheli. Icya mbere ni uko banze kwemera, ariko turaza kubivuga, reka ne kubiparafaraza. Dusome twige impamvu y'uyu mubabaro, uburyo Satani azahagurutswa no kugira ngo ahangane ababisiraheli, kugira ngo abarenganye cyangwa se ababaze muri iki gihe. 12 umurongo wa mbere hatangira ku mutwe w'amagambo havuga ngo ni iby'umugore n'ikiyoka. Tugiye kureba uyu mugore ninde, twongere turebe n'ikiyoka ni ikihe. Ntarakomeza, uyu mugore uvugwa ahangaha ni Isiraheli, ikiyoka ni Satani. Tugiye kubireba rero. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Ntarakomeza, ndashaka kugira ngo turebe uyu mugore uvuzwa aha ninde. Hano hatangiye havuga ngo ni umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye. Ubundi iyo tuvuze izuba, Bibiliya tugaragariza ko Kristo we ubwe ari we zuba ryo gukiranuka. Noneho ukwezi ahangaha kuvuga isezerano rya kera cyangwa se ibihe by'amategeko, kuko Bibiliya byita ngo ni igicucu c'ibizaba. Igicucu c'ibizaba ni ukuvuga iki? Isiraheli ubwayo yagenderaga, kuko urumva ko hano havuze ngo ukwezi kwari mu birenge bye, yagenderaga cyangwa se yayoborwaga n'amategeko muri biriya bihe agaragara nk'ukwezi. Noneho izuba niryo ryamurikiraga ry'amategeko. Ni ukuvuga ngo Yesu ubwe niwe wari ufite umubiri wariya mategeko. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ariya mategeko, ibyahanuwe byose byo mu isezerano rya kera byavugaga Kristo, byavugaga Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu rero niwe wamuritse biriya bintu by'amategeko babigenderamo, nk'uko natwe tubizi muri iki gihe. Ku bamaze wenda kumenya ibintu bya geographe, muzi ko iyo tubonye ukwezi kumuritse,
ruriya rumuri rw'ukwezi twakira ntabwo ari urw'ukwezi nyirizina, ahubwo ruriya rumuri ni urw'izuba. Izuba riragenda rikamurikira ukwezi, none ukwezi nako kukaduha urumuri. Niko rero byagendaga nanone Kristo we zuba akamurika mu kwezi, none yamurika ku kwezi aribyo bigereranywa n'amategeko, ayo mategeko none akayobora Abisirayeli muri icyo gihe. Hano haravuze ngo ku mutwe yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Izi nyenyeri 12 zivuga iriya miryango 12 ya Isiraheli. Nico zivuga. Ariko nanone biragenda bikagira no mu isezerano rishya. Mwibuke ko isezerano rishya naryo rigizwe n'intumwa 12, kuko mu ijuru hari abakuru 24, hari abakuru 12 bo mu isezerano rya kera na 12 bo mu isezerano rishya. Iyo tuvuze rero abakuru bo mu isezerano rya kera, tuba tuvuze iriya miryango 12 ya Isiraheli, noneho 12 bo mu isezerano rishya tukaba tuvuze bariya bigishwa cyangwa se intumwa za Kristo nazo zari 12. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugore ku mutwe we yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, bikatugaragariza ko Isiraheli nubwo yari iriho, ikiyiha agaciro, ikiyiha ririya ikamba rituruka mu isezerano rishya rifitwe na Kristo. Ruvuga ngo iyo hatabaho isezerano rishya, Isiraheli nanone yari gukomeza kuba mu mwijima w'ukwezi, ariko urumuri rwa Isiraheli ruturuka muri Kristo we zuba ryo gukiranuka. Imana idufashe cyane. Nanze kwirirwa ndasoma imirongo ibigaragaza, ariko ijambo ry'Imana yatubwira hano muri Malaki, reka wenda mbisome uze kubyumva. Mu gice cya 4 muri Bibiliya zimwe, mu zindi ni igice cya 3 ku murongo wa 19. Reka dusome wumve ahatugaragariza ko Kristo ari we zuba. Murongo wa 19 muri Bibiliya zindi ni mu gice cya 4 umurongo wa 1. Handitse ngo, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, wabibone bose n'inkozi z'ibi zose bazaba ibishingwe, maze habeho umunsi uzabatwika bashire, ngo ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. None numva ku murongo wa 20. Ariko mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kirere, kandi muzaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Aha ngaha rero hatugaragariza Kristo we zuba ritumurikira twebwe, kuko urumuri rw'izuba rubonesha cyane kuruta urw'ukwezi, kandi kugira ngo ukwezi kuboneshe ni uko izuba riba ryabayeho. Ruvuga ngo rero isezerano rya kera ry'amategeko kugira ngo rigire imbaraga, rigire agaciro, ni uko Kristo yarimurikiraga muri ubwo buryo, kuko Kristo ni wari ufite umubiri w'ibyo ngibyo. Niba byumvikanye ntabwo mbizi. Noneho dukomeze rero ku murongo wa 3. Ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, ngo mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacu gifite ibisingo 7. Iki kiyoka kivuzwa aha ngaha rero, imitwe 7 ivugwa ni iyi. Sinzi niba najyana ndasobanura buri kantu, ariko iyi mitwe 7, umutwe usobanura urwego rwa politiki. Isi rero yayobowe n'amami 7, ahereye kuri Babuloni, kwa Nebukadinezari. Babuloni yaje gusimburwa n'Abamedi n'Abaperise, ariko twahera kuri Egiputa. Egiputa niyo yabaye iya mbere mu gutegeka isi, hakurikiraho Ashuri ikurikirwaho na Babuloni ikurikiraho n'Abamedi n'Abaperesi, Abamedi n'Abaperesi hakurikiraho Abagiriki barangije kuvaho hajyaho Abaroma. Noneho nyuma y'Abaroma hajaho ubutegetsi bwa gipolitiki. Ubu butegetsi turiho ubu ngubu buyoborwa hanini na Amerika ndetse n'Ubwongereza. Urumva ko iyi siba imitwe 7. Noneho kuba ari ikiyoka kimwe ni ubutegetsi bumwe, ariko bufite amami yagiye ategeka isi. Noneho rero hano haravuze ngo haboneka ikiyoka kinini gifite imitwe 7, niyo bya bindi, n'amahembe 10. Aya mahembe navuga abantu nyirizina b'abami bagiye bayobora.
ngo no ku mitwe yayo gifite ibisingo 7, ibisingo ni amakamba cyangwa se ubuyobozi, ngo noneho umurizo wacu ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru zijugunya mu isi, icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihereko kirye umwana we kimutsotsobe. Ni ukuvuga iki rero? Satani akoresheje imitegekere y'isi yarwanya intambara yo kugira ngo atsotsobe amiri uyu mwana wagombaga kuvuka. Uyu mwana wagombaga kuvuka rero ninde? Ni Kristo Isirayeli yari itwite. Muribuka ko twabivuze mu bihe byahise, tubabwira ko Isiraheli icyatumye Imana yirinda ikomeza kugendana nayo bakajya hari Babuloni mu bunyage, Imana igakomeza ikabarinda cyane cyane iriya miryango 3 ya Isiraheli, harimo uwa Yuda, uwa Benyamini ndetse n'Abalewi babaga hagati muri bo. Imana ikabarinda bose bakagaruka batiyanduje, nuko Imana yarindaga isezerano ryayo ryari riri hagati muri bo. Ni ukuvuga ngo rero Abisiraheli bagaragara nk'umugore w'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Isiraheli ngo ni umugore yirongoreye y'ubwari. Ni ukuvuga ngo rero Isiraheli igaragara nk'umugeni w'Imana wari utwite umwana wagombaga kuvuka, kandi uyu mwana wagombaga kuvuka ninde? Ni Kristo. Noneho rero bigenda gute? Ngo nuko uwo mwana uwo mugore cyangwa se uwo mugeni, ku murongo wa 5 niho ngeze, abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Uwo mwana w'umuhungu wavuzwe ahangaha ni Kristo. Noneho ngo umwana we arasahurwa ajanwa mu ijuru ku Mana, ku ntebe y'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu, muribuka ko ageze mu isi, iki kiyoka koko cyashatse kumutsotsoba. Murabizi cyane ukuntu Yesu yatotejwe n'abami n'abatware n'Abayahudi n'abandi kugira ngo bamumerere nabi, ariko igihe kiragera baramwica, arazuka ajya mu ijuru ku Mana. Noneho ngo uwo mugore we ngo ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Iyi minsi rero ivugwa ahangaha turaza kongera kuyibona, aho Satani yahagurukijwe no kugira ngo arwanye uyu mugore. Isiraheli irongera igaruke, turongera tuyivuge. Dore ukuvuga ngo subira inyuma gatoya, itorero rikirangiza kuzamuka, twize ko rizamarana n'Abakristo igihe kigera ku myaka 3 n'igice mu kirere. Muri icyo gihe imyaka 3 n'igice nishira, umwuka wera agaruke mu Bisiraheli. Noneho Abisiraheli bange Antikristo. Muribuka ko twabivuze. Noneho Antikristo arahagurutswe no kubarwanya. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero bazahungira mu butayu kugira ngo bicwe bamarweho, kuko Antikristo azabagambire kubamaraho. Ariko bo bahungire mu butayu n'ahandi hatandukanye, turaza kubivuga. Niho ahantu rero havuga ngo bajana ahantu ho mu butayu ngo kugira ngo barindirweyo. Umurongo wa 7 rero ngo mu ijuru habaho intambara. Reka wenda ibinge twe kubisoma, ahubwo tugende ku murongo wa 13. Ngo nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, usomye haraguru havuga ukuntu ikiyoka kirukanywe mu ijuru kikamananukana inyenyeri, nako abamarayika bacu. Reka wenda amasome kugira ngo ntaza kubiparafaraza. Ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacu ntibahanesha, kandi mu ijuru haho cyo ntihaba kiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacu bajugunanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi noneho agakiza karasohoye gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasugushije
nawe wanyanja we mu gushishano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gitoya. Noneho ku murongo wa 13 rero, nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Twabonye ko uwo mugore uvugwa ahangaha ari Isiraheli. Nuvuga ngo rero ico gihe ico kiyoka cyangwa se yo Satani ihagurutswa no guhiga wa mugore ariyo Isiraheli. Turaza kubireba. Noneho ngo umugore ahabwa amababa abiri nk'ay'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa cya kiyoka. Ibi nabyo turaziye imibare tuzayisobanura muri iyi nyigisho. Ico kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi nyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imiruruzi cya kiyoka cyaciriye. None umva ku murongo wa 17 rero, ikiyoka kirakarira wa mugore. Mwibuka ko wa mugore twavugana ni Isiraheli, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe. Urubyaro rwe ni Abisiraheli nyirizina basigaye. Noneho ngo bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Duherukiye kuri aka ngaka kanyuma, Abisiraheli ubwo Antikristo azaza. Somye muri Daniel turaza kuhagera igice ca 9 ku murongo wa 27. Havuga ko Antikristo naza azagirana isezerano na benshi. Iryo sezerano rizamara icumweru kimwe. Noneho mu masezerano azagirana rero na Isiraheli hazabamo kubaha uburenganzira bwo gukomeza imihango yabo nk'uko bayikomezaga mu gihe cya kera. Ni ukuvuga iki? Ubu muri Isiraheli bariho bamwe bategereje ko Mesiya azaza, kandi baracariho batamba n'ibitambo. Uyu munsi baracyahari. Antikristo rero naza azabareka ababwira ati ngo mutambe ibitambo byanyu, ndetse yigaragaze nka Mesiya, bamwakire bakomeza gutamba bya bitambo. Ariko Bibiliya tubwira ngo icyo cumweru nikigera hagati azabuzanya bya bitambo. Tuzabibona. Noneho yigira Imana. Narangiza kwigira Imana, Abisiraheli baze gutahura ko atari Kristo ahubwo ari Antikristo, bamwange. Bivuze ngo noneho Antikristo ahagurutswe no kubarwanya no guhangana nabo. Aribyo dusomye ahangaha rero, ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, ngo kiragenda kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye. Noneho bagize gute? Bitondera amategeko y'Imana. Ni ukuvuga iki? Ico gihe bazaba barimo bakurikiza amategeko yose nk'uko tuyazi, ari amategeko yose yo mu isezerano rya kera. Ariko bazongeramo aka kantu kavuga ngo amategeko y'Imana, ngo kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bivuze ngo bazongera bizere Yesu ubwo Umwuka Wera azaba bagarutseho nyuma y'imyaka 3 n'igice itorero rizamutse. Ni ukuvuga iki? Itorero nirizamuka mu gihe cyo gupimisha imirimo kirangiye, Mwuka Wera azagaruka mu Bisiraheli asange bakomeza amategeko ya yandi 10 y'Imana y'amategeko yose nk'uko tuyazi agera kuri 613. Noneho ico gihe azaza ze muri bo, nagera muri bo abibutse cyangwa bereke ko Yesu banze ari we Mesiya. Noneho nawe bamwizere. Bivuze ngo bazizera Yesu banamuhamye, ariko noneho bakomeze naye amategeko yabo. Ariko Antikristo aze akureho ibitambo n'ayo mategeko bakurikizaga, noneho bahite bahangana nawe mu buryo bufatika, Antikristo arwane nabo. Niyo mpamvu y'uyu murongo nari mvuze wa 17, ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye wo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana. Niyo nari mbabwiye Abisiraheli bakomezana n'uyu munsi, n'ico gihe bazabakomeza, ngo kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bivuze ngo nanone ico gihe bazaba bizeye Yesu, kabone n'ubwo azaba yarajyanye itorero rye. Imana iturengere cyane. Noneho rero twinjire mu nyigisho nyirizina. Tubanje gusoma iyi mirongo kugira ngo tugaragaze inkomoko y'akarengane cyangwa se y'uyu mubabaro wa Yakobo. Imana itugirire neza. Rero aha Yakobo uvugwa ni izina risobanura Isiraheli, nk'uko iyo dusomye mu Itangiriro igice cya 32 umurongo wa 28 habivuga. Kandi nanone ni ukuvuga ko
uwo mubabaro uzaba ureba cyane cyane rwose ubwoko bwa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwa Isiraheli buzababazwa hariya biteye ubwoba, kuko antikristo nta bandi azaba atumbiriye ahanganye nabo ni Abisiraheli gusa. Amahanga nayo azababara. Ikindi, antikristo n'isi ye bizababara, ariko iyo mibabaro yo ni Imana izaba izanwe no guhorera Isiraheli. Reka turebe impamvu nyamukuru z'uyu mubabaro. Uyu mubabaro muri rusange ni uw'iki? Kubera iki? Niye mpamvu nyamukuru y'uyu mubabaro. Icya mbere, impamvu y'uyu mubabaro ni igihe cyo guhana no gukosora Isiraheli. Ni ukuvuga ngo Isiraheli ubundi, cyangwa se ubwoko bwa Isiraheli, bwamaze imyaka myinshi, cyangwa se mu myaka myinshi yabayeho banze Yesu. Ririya kosa ryo kwanga Yesu ubwaryo bazariryora, Imana ibaziza ko banze kwakira umwami. Ikindi, izazira ko yanze kubaha amategeko y'Imana nk'uko tuyazi. Buriya nubwo ari bo bayahawe, ntabwo bigeze bayubaha nk'uko Imana yabishakaga. Ibyo bazabiryora. Ikindi, Imana ni ukuvuga ngo izabaryoza nanone, ibazize kubana n'uyu munsi bakigomeka, banga kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana rero izakoresha icyo gihe nk'igihe cyo kubahana, ariko igambiriye kubakiza. Ni ukuvuga iki? Ku Bisiraheli izaba iyo mibabaro igamije kubahana no kubakosora ngo ibasubize mu nzira, nk'uko tubibonye. Kubera iki? Banze Yesu, banga kumwizera, barangije amategeko y'Imana nayo ntibayubaha. Kigeretse kuri ibyo, bakomeza kwigomekana n'uyu munsi, banze kwakira Imana, kandi Imana yarabatoranije mu mahanga yose. Bibiliya tubwira ngo nimwe namenye mu isi yose, ngo niyo mpamvu nzabahora igicumuro cyanyu. Noneho rero Imana izakoresha icyo gihe igambire kugira ngo ibahane, ibaho ibyo bakoze, kandi nanone igambiriye kubakiza. Reka turebe ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 37 n'uwa 38. Ezekiyeli, ihangane turi kwiga isomo rikomeye, birabasaba gukurikira kugira ngo mushobore gutahura neza ibyo turi kwiga. Ugeze nk'ahantu ukumva wenda tuvuze ijambo utari kumva neza, ukarinota ahantu, nyuma wenda ukaza kuribaza, byagufasha gusobanukirwa neza. Dusome rero muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 37. Umva ukuntu handitse ngo, kandi nzabacisha munsi y'inkoni yanje. Urumva ni Imana ibivuga. Maze mbazane mu ndahiro y'isezerano. 38. Ariko nzabakuramo abagome n'abancumuye, mbakure mu gihugu batuyemo, kandi ntibazinjira mu gihugu cya Isiraheli, namwe muzamenya ko ndi Uwiteka. Iryo ni ijambo Imana yivugiye. Izabanyuza munsi y'inkoni yayo. Donc iyi nkoni Imana ifashe, ishaka kugira ngo bayinyure munsi y'inkoni haba mwiki, ni ukubakubita. Rero Imana ifite inkoni yo kuzabakubitisha, ngo ibazane mu ndahiro Imana ubwayo yasezeranije. Nirangiza izaba ifite iyihe ntego? Kugira ngo ibakuremo abagome n'abayicumuyeho, ngo mbakure mu gihugu batuyemo. Abagome n'abayicumuyeho bavanwe mu gihugu batuyemo, ngo kandi ntibazinjira mu gihugu cya Isiraheli. Abo ngabo abagome bose izabahana, ngo nanjye muzamenya yuko ndi Uwiteka Imana. Irindi jambo turarisanga muri Zekariya igice cya 13 ku murongo w'8 kugeza ku 9. Zekariya igice cya 13 ku murongo w'8 kugeza ku 9. Umva uko handitse ngo, Uwiteka aravuga ati, muri icyo gihugu cyose ibice 2 byacyo bizarimbuka bipfe, ariko icya 3 kizasigara. Umurongo w'9, kandi icyo gice cya 3 nzakinyuza mu muriro, mbatunganye nk'uko batunganya ifeza. Nzabagerageza
nk'uko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanjye, nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye, nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yanjye. Amen. Ahangaha urabyumva, ni igihugu Imana ivuga. Icyo gihugu ni icya Isiraheli. Iravuga ngo abantu bo muri icyo gihe nzabahana hapfe hafi. 2:3 byacu. Umva, ngo Uwiteka aravuga ngo muri icyo gihugu ibice 2 byacu bizarimbuka bipfe. Nuvuga ngo ibyo bihano bizagera kuri buriya bwoko bizatuma 2/3 by'Abisiraheli byose bipfa, ngo ariko 1/3 cyabo kizasigara. Imana izakirokora. Kubera iki? Kandi icyo gice cya 3 ngo nzakinyuza naco mu muriro. Nuvuga ngo abo bake bazasigara bazanyura mu mibabaro. Mwibuke ko twize amagambo avuga ngo Imana yemera kutunyuza mu muriro kugira ngo tuvemo tumeze nk'izahabu nziza. Ngo mbatunganye, ngo nk'uko batunganya ifeza, ngo nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu. Ngo bazambaza izina ryanjye, nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye, nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yanjye. Murabyumva? Nuvuga ngo Isiraheli rero impamvu nyamukuru izanyura muri ibyo bibazo ni ukugira ngo Uwiteka abahane, agambire kubakosora. Nuvuga ngo abazasigara nibo nyine bazasigara bameze nk'izahabu, bamaze gutungana ku buryo bazabavuga bati Uwiteka niwe Mana rwose yacu pe. Indi mpamvu ya kabiri ni igihe cyo gucira amahanga urubanza. Kuvuga ngo amahanga nanone Uwiteka azaba yabahagurukiye. Imana izahana amahanga yose yakandamije Isiraheli, yanze Imana n'abemeye Antikristo. Kuvuga iki? Baragiye Isiraheli nanone barayibabaza. Ikindi cya kabiri, banga Imana, ntibayizera, bakomeza gusenga ibigirwamana, barangije biyemera Antikristo aba ariwe basenga. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yoweri wumve igice cya 3 ku murongo wa 2. Ubuhanuzi bwa Yoweri igice cya 3 umva ku murongo wa 2. Handitse ngo ariko abafite Bibiliya z'iki giheho ni mu gice cya 4 umurongo wa 2. Bibiliya z'iki gihe. Donc hari Bibiliya yo muri 57 niyo ndi gukoresha, ni igice cya 3 ku murongo wa 2. Ariko abafite Bibiliya yo muri 2001 ni igice cya 4 ku murongo wa 2, kugira ngo hatazamo kubyitiranya. Noneho handitse ngo nzateranya amahanga yose. Urumva ni turi gusoma ngo ikindi cya kabiri cy'uyu mubabaro, impamvu yayo ngo tubonye ko ari igihe cyo gucira amahanga imanza. None umva uko havuga. Ubwo ni igice cya 4 ku murongo wa 2 muri Bibiliya mufite, niba muri gukoresha iza 2001, gende gukoresha iy'igihumbi niyo mpamvu bitandukanye. Handitse ngo nzateranya amahanga yose nyamanurire mu gikombe cya Yehoshafati, niho nzabaciraho urubanza rw'ubwoko bwanjye, ari bwo mwandu wanjye Isiraheli, abo batatanyije mu mahanga bakigabanya igihugu cyanje, kandi bafindiye ubwoko bwanjye, bagurana umuhungu maraya n'umukobwa bakamugurana inzoga kugira ngo babone ibyo kunywa. Imana itugire neza. Urumva ko n'amahanga nayo Uwiteka yafitiye inzigo. Impamvu ni iyihe? Ni uko bababaje Isiraheli. Tubonye ko azateranya amahanga yose. Uwiteka ngo ayamanurire mu gikombe cya Yehoshafati, niho ngo azabacira urubanza rw'ubwoko bwanjye, ubwo bwoko bw'Uwiteka ari bwo mwandu wanjye Isiraheli. Uvuga ngo amahanga nayo yatoteje Isiraheli akayibabaza, Uwiteka nayo afitanye nayo urubanza. Icyo gihe rero azaba ari kuyababaza nayo. Ikindi cya 3 kizatuma uyu mubabaro ugomba kubaho kandi ari ngombwa, kizaba ari igihe Imana izashiraho ubwami bwa Kristo ku isi.
ni ukugira ngo Kristo naza kwima ingoma ye y'imyaka 1000 ku isi, ibyaha n'amafuti yabyo azabe yararangiye. Mwibuke ko mu ntambara ya Harimagedoni twabonye ko n'urubura ruzamanuka rukica abantu bazaba bagiye kurwanira ntambara, abitwa abanyamahanga bazaba bafite akaga. Abisirayeli nibo bazarokoka, n'abandi bake bazinjira mu ngoma y'imyaka 1000. Ni kuvuga rero mu byahishuriwe Yohana 19 igice cya 19 kugeza mu gice cya 20, ibyo bice byombi bisomye bivuga neza ingoma y'imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo rero ako karengane, uwo mubabaro uzaba ugambiriye kunoza abantu no guhana bakwiriye guhanwa, abinjira muri ubwo bwami bakaba ari babandi bamaze gutunganwa neza. Ikindi cya kane ni igihe cyo gutandukanya abakizwa n'abarimbuka. Reba Matayo 24 ku murongo wa 22. Matayo 24 ku murongo wa 22 handitse ijambo ngo, iyo minsi iyaba itaragabanijwe ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Ni ukuvuga ngo iyo minsi yo kubabara cyangwa se yo kubabaza icyo gihe, iyo itagabanywa ngo igabanuke, nta n'umwe wari kuzarokoka. Ariko kuko Imana hari abikeneye kuzarokora, noneho abo Bibiliya hano yisi intore, iyo minsi izagabanuka. Umvise ko mu Bisiraheli hafi hazapfamo 2/3 bizapfa. Kubw'intore rero iyo 1/3 nicyo cyatumye Imana ibigabanya. Iyo bitagenda gutyo byari kurangira nta Isiraheli isigaye, nta muntu usigaye wo kuzima cyangwa wo kuzabaho ku ngoma y'imyaka 1000 ya Kristo. Noneho dusomye Matayo 21 kugeza 22, reka tuhasome wumve. Handitse ijambo rivuga ngo, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itagabanijwe ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanwaho. Imana itugirire neza. Tubonye impamvu enye zatumye cyangwa zizatuma uwo mubabaro ubaho. Rero Yesu nawe ubwe nk'uko tubisomye yemera ko uwo munsi cyangwa se uwo mubabaro uzaba urenze indi mibabaro yose yabayeho, kandi ko nta wundi uzongera kubaho, kandi ngo uzaba mwinshi cyane ku buryo abantu benshi bazarimbuka. Iyo Imana itagabanya icyo gihe ntihari kuzarokoka n'umwe, nk'uko tubisomye mu ijambo ry'Imana. Tugiye kureba noneho ni bande uyu mubabaro uzaba ureba cyane. Ni bande? Ni abantu b'uburyo butatu. Abambere ni Abisiraheli. Uyu mubabaro ureba Abisiraheli cyane. Kubera iki? Imana izabigambiriye kubahana no kubakiza kugira ngo ibategurire kwakira Kristo aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Iyo ni impamvu nyamukuru. Izabahana kubera ko bayisuzuguye bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bakanga kubaha amategeko yayo, kandi bakaba bakomeje kwigomeka nk'uko twabivuze haraguru. Ikindi, izabigambiriye kubakiza kugira ngo ibanyuze mu ruganda nk'uko twabibonye, kugira ngo bamere nk'izahabu. Ikindi nanone, ibategurira kuzinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 nta busembwa bagifite. Imana ikabanza yabatunganyisha umuriro. Ikindi nanone, abo uyu mubabaro ureba ni amahanga. Gute rero? Aya mahanga azaba ari macirwa urubanza, cyane cyane by'umwihariko abantu bashigikiye Antikristo bazababara mu buryo buteye ubwoba. Imana izaba irimo kubacira urubanza abagize uruhare bakaramya ya nyamaswa, bakaramya Antikristo n'igishushanyo cyayo. Bafite ingorane. Imana izabahana muri icyo gihe cy'umubabaro mu buryo buteye ubwoba. Ikindi nanone, abo iki gihano cyangwa uyu mubabaro ureba na Antikristo ubwe n'isi ye. Ni ukuvuga ngo mu butegetsi bwe
tuziga nidusoza aka gace uko antikristo azaba akora n'ukuntu azabigenza. Nanze kuba ari byo mperaho, nibyo dusa naho tuzaherukiraho. Noneho antikristo n'isi ye bazacirwaho iteka rya kaga gakomeye. Somye mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 kugeza ku gice cya 18. Iki nico tugiye gusesengura mu mwanya. Tukivuge turebe ibi byago biri hano mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 kugeza mu gice cya 18. Turebe mbereke cyangwa se turebere hamwe uburyo Imana izababaza isi, izababaza antikristo mu buryo buteye ubwoba. Imana iturengere cyane. Rero turagira ngo turebe icyo umubabaro wa Yakobo cyangwa se aho utandukaniye n'ibyago bisanzwe. Uwo mubabaro uteye gutyo utandukanye ute n'ibindi byago bisanzwe? Ubundi ibyago bisanzwe biba mu isi, bibaho mu mateka yose rwose, bijya bibaho kuva kera. Ibyago bijya bibaho, impanuka zagiye zibaho, imitingito yagiye ibaho n'ibindi bitandukanye. Ariko icyo giheho ibi bintu bizaba biriho ni igihe kimwe kizaba cyabayeho kandi cyahanuwe n'Imana, kandi kikazamara igihe runaka c'imyaka 7. Nuvuga ngo aho niho bitandukaniye. Ni igihe kizaba kiriho kizwi, cyahanuwe, bitandukanye n'ibi byago duhura nabyo muri iki gihe. Iryo niryo tandukaniro rya mbere. Irya kabiri, ibyago bisanzwe bireba abantu bose. Iyo umutingito uje abantu bose bahura n'ibibazo. Iyo ikirunga kirutse bigera ku bakristo n'abatari abakristo. Iyo inzara iteye igera ku bantu bose. Ariko iki giheho ibi byago bizaba bireba ku buryo bwihariye, by'umwihariko Isiraheli n'abatuye isi. Muri icyo gihe bizaba byihariye abantu runaka. Noneho ibyago bisanzwe by'iki gihe nanone bishobora guterwa na Satani, bigaterwa n'intambara se. Ibyo bintu byose tujya tubona ibi byago by'iki gihe. Ariko ibyo byago bindi byo bizaba byatanzwe n'Imana bwayo mu butabera bwayo, igambire guhana Isiraheli ndetse n'amahanga na antikristo. Gusa na Satani nawe azahora inzigo mu Bisiraheli, nkuko twabibonye ngo ibyahishuriwe Yohana igice cya 12 ku murongo 17 ngo Satani araza arakarira wa mugore kugira ngo amurimbura mu mareho, kuko yabyaye nyine umuhungu uzaragiza isi inkoni y'icyuma. Imana iturengere cyane. Ikindi nanone ibyago bisanzwe nkuko tubibonye biterwa na Satani n'intambara. Ariko ibi byago by'iki gihe Imana izaba yabigizemo uruhare na Satani. Birumvikana kuko Satani mbega we azahagurutswa no kurwanya Abisiraheli. Imana nayize ikubita Abisiraheli ariko ikubita n'abanyamahanga. Noneho rero tugiye kureba nanone akandi kagingo, impamvu nyayo izatuma ibi byago bibaho. Impamvu nyayo ni ukugira ngo ubuhanuzi Imana yavuze busohore. Buriya niba hari ikintu Imana yavuze byanze bikunze kizasohora. Niba Imana yavuze ko ibi bintu bizaba. Imana yavuze ko bizaba, kandi ifite isezerano kuri Aburahamu, Isaka, Yakobo ritari ryuzura. Ibyo ngibyo mwibuke ko twabivuzeho tuvuga impamvu y'imyaka 1000, ingoma y'imyaka 1000. Ikindi Kristo azagaruka nk'umwami w'abami. Icyo gihe rero niba agomba kuzagaruka, nyine azagaruka nk'umwami. Ibyo bigomba gusohora. Ikindi nanone Isiraheli Imana yayisezeranije ko igihe kizagera ikongera ikamenya Uwiteka. Byanze bikunze rero icyo gihe kigomba kuzabaho. Usomye muri Zekariya 12 ku murongo w'10 handitse ijambo rivuga ngo kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Bazitegereza njyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Urabyumva neza ngo uwo munsi Yerusalemu bazaboroga cyane nk'uko baborogera
ihadadirimoni mu kibaya cy'imegido, kandi igihugu kizaboroga umuryango wose ukwawo, umuryango w'inzu ya Dawidi ukwawo, n'abagore babo ukwabo, n'umuryango w'inzu ya Natani ukwabo, n'abagore babo ukwabo, n'umuryango w'inzu ya Lewi ukwawo, n'abagore babo ukwabo, ngo n'umuryango w'Abishimeyi ukwawo, n'abagore babo ukwawo, n'imiryango isigaye yose, umuryango wose ukwawo, n'abagore babo ukwawo. Urumva, hazabaho igihe bamenya Uwiteka bamuborogere, bavuge bati Uwiteka twaraguhemukiye, twaracumuye, ariko turakugarukiye. Ni ukuvuga ngo buri muryango wose uzaborogera Uwiteka. Impamvu y'uyu mubabaro ni ukugira ngo abantu nanone bazamenye Uwiteka. Tugeze rero ahantu hakomeye, aho tugiye kwiga urutonde rw'ibyago bizatezwa ku isi icyo gihe. Tugiye kubireba, tubisesengure dukoresheje igitabo cy'Ibyahishuwe Yohana. Tugiye kwiga cyangwa se kureba urutonde rw'ibyago 21. Ni ibyago 21 bizagaragara icyo gihe. Nitubirangiza amasaha ubona yaraba yagiye, turerekera ku musozo. Imana idufashe cyane. Ibyo byago rero bizasukwa muri icyo gihe cy'umubabaro uteye ubwoba, bigizwe n'ibyiciro bitatu. Iyo dusomye Bibiliya itugaragariza ibimenyetso 7 bizamenwa n'umwana w'intama. Noneho ikongera ikatubwira iby'impanda 7, ikongera ikatubwira iby'inzabya 7. Ibi bintu byose tuvuze uko ari 7, buri kimwe cyose gifite ibibazo cyatezaga muri icyo gihe. Ni ukuvuga iki? Ibyago by'ibimenyetso 7, ibyago by'impanda 7, n'ibyago by'inzabya 7. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu uko ari 7 nibyo tugiye gusesengura, tugaragaze ingaruka bizazana muri icyo gihe cy'imyaka 7. Imana iturengere cyane. Noneho rero tugiye kureba ibimenyetso rero 7. Ibyo bimenyetso 7 turabitangirira mu Byahishuwe Yohana igice cya 6 kugeza ku gice cya 8 umurongo wa mbere. Ku murongo wa mbere w'igice duhere kuri 6, Ibyahishuwe 6, umutwe w'amagambo waho uravuga ngo ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa. Ni ukuvuga iki rero? Ibi bimenyetso bivugwa aha ngaha uhereye mu gice cya 5 hatangira havuga ngo umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo iyo usomye muri iki gice cya 5 tubona iyicaye kuri ya ntebe ifite igitabo gifatanishije ibimenyetso 7. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Ngo nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ngo wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso 7 bigifatanije. Noneho rero 6, ngo mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kuja mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'iyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nca bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena
ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose yo mu isi yose no mu mahanga yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Aha rero hatugaragariza ko umwana w'intama ari we Yesu Kristo ari we wamennye ibyo bimenyetso. Tugiye kureba rero atangiye kumena ibimenyetso uko byagiye bigenda. Yamennye ikimenyetso cya mbere, haboneka ifarashi yera. Usomye mu Byahishuwe 6:1 kugeza kuri 2 handitse ngo, nuko mbona umwana w'intama amena ikimenyetso kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo, numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga giti, kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahore anesha. Ni ukuvuga iki rero? Iyi nshuro ya mbere yo kumeneka kw'iki kimenyetso nibwo Antikristo azatangira kwigaragaza nk'uzanye amahoro. Kuko uyu nguyu uvugwa hano, tubyumve neza, uyu nguyu uvugwa hano ugaragara gutya, ameze yicaye ku ifarashi y'umweru nk'ikimenyetso kigaragaza ko ibye ari amahoro, kandi azanwe no kunesha, kandi agahora anesha. Bamwe rero hari igihe basobanura uyu murongo bakavuga ngo ni Kristo. Oya, ni Antikristo. Antikristo nibwo azaba atangiye, kuko azaza agaragara nk'uzanye amahoro ku isi. Imana iturengere cyane. Noneho rero tugeze ku ifarashi ya kabiri, cyangwa se ku kimenyetso cya kabiri. Usomye mu Byahishuwe 6, none igice cya 3 ku murongo wa 4, umva ukuntu handitse. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kabiri, ngo numva ikizima cya kabiri kivuga giti, ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro ku isi, ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya kabiri kiramenwa, hahita hanze undi ku ifarashi itukura. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero abantu bazatangira kwicana. Muri icyo gihe cy'imyaka 7 intambara zihita zitangira, abantu bicane. Ni ukuvuga ngo Antikristo ubundi narangiza guhindura ririya sezerano azabagiranye n'amahanga hashize imyaka 3 n'igice, ibi byago bizahita bitangira. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso kirangije kumenwa cya kabiri, hazahita haza undi nguri ku farashi itukura kugira ngo avane amahoro ku isi. Ubwo ibihugu bitangire rero byicane, bizaba biri muri icyo gihe. Noneho tugeze ku cya 3 nanone. Ibyahishuwe Yohana ni 6, igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 6. Umva uko handitse nanone. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 3, numva ikizima cya 3 kivuga giti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima 4 igisa n'ijwi rivuga riti, uru rugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo 1, n'ingero 3 za sayiri zigurwa idenariyo 1, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Bivuze iki? Icyo gihe hazahita habaho icyitwa inzara ikabije cyane, ibiribwa bizahenda. Ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe ku myaka 3 n'igice azahita hatera inzara iteye ubwoba. Tugeze ku kimenyetso cya 4. Turasoma ni mu gice cya 6 umurongo wa 7 kugeza ku 8. Ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 4, numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga giti, ngwino.
nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwaga Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Ni ukuvuga iki? Mbega iki kimenyetso kimenwa, ako kanya hazaboneka urupfu rw'abantu benshi, rutewe n'iki? N'intambara, rutewe n'iki? N'inzara, rutewe n'iki? N'indwara, abantu bapfe mu buryo buteye ubwoba. Icya gatanu, ni ukuvuga ngo hamenwa ikimenyetso cya gatanu, cyo turagisanga mu gice cya 6 umurongo w'9 kugeza kuri 11. Handitse ngo umwana w'intama amena ikimenyetso cya gatanu, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamya, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu? Umuntu wese wo muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Ni ukuvuga iki? Hazakurikiraho icyitwa rero kwica abera, kwica abantu bazaba bemeye Kristo muri icyo gihe. Abemera Yesu Kristo bazicwa babahoye kwizera kwabo, babice mu buryo buteye ubwoba, ku buryo bazahita bagera imbere y'Imana bayibwire ngo Mana duhorere, batwishe. None Imana ibabwira iti mwe muruhutse gatoya, hari abandi bakicwa. Noneho habeho nanone ikindi cyo kumenwa kw'igishushanyo cya karindwi, nako kw'ikimenyetso cya karindwi. Ikimenyetso cya karindwi kikirangiza kumenwa, icyakurikiyeho hahise hakurikiraho ngo umwana w'intama amenya ikimenyetso cya karindwi, ngo mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Imana itugirire neza. Iri tuze rero rishushanya kuba harabaye ituze, ni akanya ko kwitegurira ibindi bigiye gukurikiraho. Nanone icyo gihe haza bagiye gukurikiraho impanda 7. Izo mpanda 7 nanone zivuge zigaragaza ibindi byabo. Reka dukomeze noneho turebe ibimenyetso 7 birangije kumenwa, hagiye gukurikiraho rero impanda zingahe? 7. Usomye mu byahishuriwe Yohana, ubwo niho tugeze mu gice cya 8 ku murongo wa 2. Tugiye kureba rero uko bizagenda. Impanda ya mbere ivugijwe bizagenda bite? Turebe mu byahishuriwe Yohana igice cya 8, reka wenda turebe ku murongo wa 7, niho turasanga impanda ya mbere. Handitse ngo uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirasha, 1/3 cy'ibiti nacyo kirasha, kandi ibyatsi bibisi byose birasha. Imana iturengere cyane. Ni ukuvuga iki? Impanda ya mbere ivugijwe, ako kanya mu isi umuriro uvanze n'amaraso uzisuka ku butaka, igice kimwe cy'ibiti, rutoki, ibiki byose bishe. Imana iturengere cyane. Impanda ya kabiri nivuzwa ku murongo wa 8 n'uwa 9, niho dusomye mu gice cy'8 mu byahishuwe. Niba muri gusoma muri Bibiliya, handitse ijambo rivuga ngo nuko marayika wa kabiri avuza impanda, ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso, 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo icyo kintu kikijugunywa mu isi, kimeze nk'umusozi kijugunywe mu isi. Hepfo turaza kureba ibisobanuro byacu, nanze kuvanga ubusobanuro n'ibi ngibi, nitugira amahirwe tukahagera. Ariko noneho kikijugunywa mu isi bigenda uko nguko. Mbega
inyanja yose n'ibirimo byose birapfa, ubwato burimo, ubu bwato mujya mubona mu nyanja bwose burarangira. Urumva ko bizaba ari ibintu biteye ubwoba. Icya gatatu, impanda ya gatatu ivuzwa munane, igice c'umunani ku murongo w'icumi turageza kwa 11, handitse ngo marayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa, yaka nk'urumuri, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi n'amasoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka opusinto, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yarashaririye. Imana iturengere. Iyo ni impanda nanone ya gatatu yari ivugishwe. None tugeze ku mpanda ya kane, nayo nirangiza kuvuzwa bizagenda gute? Somye ku murongo wa 12. Marayika wa kane avuza impanda, 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho, kugira ngo 1/3 cyabyo kijime, amanywa atazira kuri 1/3 cyayo, nijoro nuko. Urumva mu isi yahise hacura icitwa umwijima kubw'impanda ya kane. Noneho turagiye ku mpanda ya gatanu, ubwo ni mu gice cya 9 umurongo wa mbere niho turi buhere. Aho ngaho impanda ya gatanu ikirangiza kuvuzwa, aho ngo nibwo ngo hazaba hatangiye icitwa ishano rya mbere. Impanda ya gatanu ariyo shano rya mbere. Ni ukuvuga ibindi byari impanda, noneho hagiye kuba icitwa amashano. Ni ukuvuga ngo impanda ya gatanu ikivuzwa, ishano rya mbere riratangiye. Dukomeze rero turebe. Noneho ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, usomye igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, niho havuga iryo shano rya mbere. Dore iryo shano rero ukuntu riteye. Urumva ni impanda ivugijwe ya gatanu, ariko ibyaye ishano rya mbere. Nsome wumve. Marayika wa gatanu avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu, ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini, izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Mu mwotsi havamo inzige, zija mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi mu isi, cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica, keretse kubababaza amezi 5, kandi kubabaza kwazo gusa no kubabazwa kwa sikoropiyo iri y'umuntu. Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu, ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa, ariko urupfu ruzabahunga. Ishusho y'iyo nzige yasaga n'iy'amafarashi yitegurira intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare. Zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagare akururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara, kandi zari zifite imirizo nk'iya sikoropiyo, zifite n'imbori mu mirizo yazo. Zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Zari zifite umwami wazo, ariwe marayika w'ikuzimu mu ruheburayo witwa Abadoni, no mu rugiriki witwa Apoloni. Ishano rya mbere rirashize, dore ayandi mahana 2 ari bukurikireho. Urumva impanda ya gatanu ikivuzwa, ishano rya mbere riratangiye. Ishano rihereye ku citwa inzige. Inzige zirya abantu zibarye ngo nk'uko sikoropiyo iryana. Sikoropiyo ntabwo nyizi, sindayibona, ariko ni agakoko ngo karyana rwose ku buryo buteye ubwoba. Imana iturengere cyane. Tugeze noneho ku mpanda ya gatandatu.
impanda ya gatandatu yo itangiranye n'ishanugo rya kabiri. Ni ukuvuga iki? Ibyahishuriwe Yohana igice cya 9 ku murongo wa 13 turageza ku murongo wa 21. Nyihangane, hari ibintu birebire ndi kuvuga. Marayika wa gatandatu avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe ane y'ibicaniro by'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti, bohora abamarayika 4 babohewe ku ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika 4 bari bateguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 c'abantu, umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wabo narawumvise. Niko handitse hano ndi gusoma muri Bibiliya. Kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro na huwakinto n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarashi yasaga n'iy'intare, mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 c'abantu kicwa n'ibyo byago uko ari 3, ari byo umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo mafarashi, kuko akanwa kayo n'imirizo yayo ari byo byayabashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'incira ifite imitwe kandi niyo aryanisha. Umurongo wa 20, nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Kuvuga ngo nubwo bizaba bimeze gutyo, bazakomeza bakora ibyaha kandi Imana iri kubahana, bari kuyoberwa ibiri kubabaho. Gusa hari igihe kizagera bahita bamenya ko ari Imana, bayitakire, ariko ahangaha bazaba batari batahura ibiri kubabaho ibyo ari byo. Aho ni mu isi, mu mahanga yose, ndetse no muri Isiraheli nabo bazaba bahura n'ibi byago, kuko Imana izaba iri guhora inzigo. Noneho tugeze ku mpanda ya 7 rero, ariyo shano rya 3. Ico gihe iteka ry'Imana rizatangazwa. Somye mu byahishuriwe noneho 11 umurongo wa 15 kugeza 19, hazavuzwa impanda ya 7. Hatangazwe rero iteka ry'Imana. Gute rero? 15 handitse ngo impanda ya 7 ivuzwa. Marayika wa 7 avuza impanda mu ijuru, havuga amajwi arenga ngo, ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Babakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana. Nari mvuze ngo ahangaha ngo ni ishano rya 3. Oya, ntabwo ari ishano rya 3, ahubwo ni impanda yavugijwe gusa, atarimwe ishano, ahubwo hazaba harimwo itangazwa ry'ubwami ry'iteka ry'Imana. Nkuko tubivuze ngo babakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye, baramya Imana bati, turagushimye mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciriramwe abapfuye iteka kirasohoye, nicyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe ari bo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abari mu isi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishitsi n'urubura rwinshi. Kuvuga ngo iryo teka rikirangiza kubaho, hahise habamo imirabyo irarabya mu isi, amajwi arahinda, guhinda kw'inkuba biba byinshi, igishitsi imitingito ihita iba, ndetse n'urubura rwinshi ruragenda rurongera rubabaza isi ku bwa ririya
iteka. Noneho rero dukomeje tugeze rero ku byago birindwi bizaterwa n'ico Bibiliya yise ngo inzabya zirindwi noneho z'umujinya w'Imana. Inzabya, urwabya, inzabya zirindwi zisukwa mu isi. Bizagenda guteho rero? Ubwo turagiye mu byahishuriwe Yohana igice cya 16 turasoma ku murongo wa 2 no turi buhere. Reka dusome wumve. Handitse ngo uwa mbere mu gice cya 16 ku murongo wa mbere mutwe w'amagambo uravuga ngo ni ibyago noneho by'imperuka birateye rero. Ibyago, urumva ibya mbere byagendaga biba abantu bagapfa kwa kundi, haje ibyago rero by'umujinya w'Imana. Mbega kiriya gihe wagira ngo abantu bamenye ko kizaba giteye ubwoba bagashaka Yesu muri iki gihe. No kiriya gihe cyo kizaba ari igihe c'umubabaro koko. Reka dusome wumve. Noneho ngo numva ijwi rirenga, reka duhere ku murongo wa mbere wumve. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru, rivugira muri rwa rusengero, ribwira abamarayika barindwi riti nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Ni inzabya zirindwi z'umujinya w'Imana. Reka twumve rero. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye kandi bibi. Aha, ni ukuvuga iki? Abantu bose baramije Antikristo, bakaba bafite n'ikimenyetso cyayo. Iki kimenyetso tuzakiganiraho 6:6. Bakaba bafite n'icyo kimenyetso cyayo, bose bafatwa n'ibisebe kubw'icyo cyago, urwo rwabya rusutswe mu isi. Abo bantu bose bafatwa n'icyo kibazo. Ubwo ni ukuvuga ahangaha Imana rero yari ihagurukiye by'umwihariko abanyamahanga barwanije Isiraheli rero. Noneho uwa kabiri rero 16:3, uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nta y'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Aha, noneho tugeze ku cya gatatu. Noneho urwabya rwa gatatu cyangwa se icyago cya gatatu ni mu byahishuriwe 16:4 kugeza kuri 7. Mvuga ukuntu handitse. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu ruzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati wawera we uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi kuko ariko wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa, nibyo bibakwiriye. Numva igicaniro kivuga giti ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Urumva ukuntu bizaba biteye ubwoba cyane. Noneho tugeze ku rwabya rwa 4. Ngo nuko marayika wa 4 asuka urwabya rwe mu izuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Aha, abantu botswa n'icyokere cyinshi. Noneho batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, ntibihana ngo bayihimbaze. Nuvuga ngo izuba ryahise ryongera uko ryakaga mu buryo buteye ubwoba. Abantu kugira ngo bihane bagarukire Imana, ahubwo batuka Imana. Noneho marayika wa 5 asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya nyamaswa. Noneho ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana imirimo yabo. Aha, icyo nanone ni ikindi cyago. Turagiye ku cyago cya 6. Cyago cya 6 ubwo turahera kuri 12 tugeze 16. Handitse ngo marayika wa 6 asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe.
nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Iyi ntambara ivugwa aha ngaha, icyo gihe abo badayimoni bazagenda bateranye amahanga yose, abahururize kuza kugira ngo baje kurwana intambara ya Harimagidoni. Ni ukuvuga ngo Uwiteka azaba ageze igihe cyo kugira ngo abakusanyirize hamwe, abone ukuntu abakubitira kuri Harimagidoni. Muribuka ko twayize, utarashoboye wenda guhabwa iri somo rirebe kuri Telegaramu rirahari, amenye ikizaba muri kiriya gihe cy'intambara ya Harimagidoni. Noneho rero tugeze ku rwabya rwa 7, ubwo ni ibyahishuriwe Yohana igice cya 17 kugeza 21, ngo marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti, birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishitsi cyinshi, igishitsi gikomeye gityo nticigeze kuba uhereye ubwo aho abantu babereye mu isi. Noneho wa mudugudu ukomeye ugabanywamo 3, imidugudu y'abanyamahanga iragwa, Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka, urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyago cyarwo cyari gikomeye cyane. Imana yacu itugirire neza. Ndumva rero twagarukira ahangaha. Ubutaha tuzagerageza noneho gutanga cyangwa se kuvuga ku ubusobanuro bw'ibi ngibi twagendaga tuvuga. Ese ibimenyetso bivuze iki, inzabya zivuze iki, n'ibindi. Aho niho tuzagera dusobanure uriya mubare 666 usobanura iki, n'ibindi bitandukanye birimo amarenga. Ahangaha ni ngo tuzasobanura iriya nyenyeri ya muravumba ivuga iki, n'ibindi binyuranye, kugira ngo noneho bive mu buryo bw'amarenga tubishyire mu buryo busobanutse. Imana ibaha umugisha. Reka rero dusenga Imana kubwo iyi nyigisho twize. Ni inyigisho ikomeye, gusa itugaragarije ibizabaho muri kiriya gihe. Bizaba ari ibintu biteye ubwoba, bizaba ari ibintu bikomeye. Iriya ntambara, mbega uriya mubabaro ukomeye uzaba ari umubabaro ukomeye koko. Narimo mvuga ntiwagira ngo abantu bose bamenye ko bakwiriye kwizera Yesu Kristo ubu, kugira ngo batazahura n'uriya mubabaro. Biragoye cyane kuzihanganira uwo mubabaro, kuko twabonye ko uwo mubabaro uzazira ibintu 3 bikomeye. Isiraheli ubwayo, uzazira nanone amahanga ubwayo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo n'amahanga yo mu isi azababara. Noneho ubwa 3, uwo mubabaro uzazira nanone Antikristo n'isi ye. Uvuga ngo isi yose izababara, amahanga mu isi azababara, Abisiraheli bazababara. Noneho ibyo byose turangije kuvuga, ibyo byago nk'uko mbivuze bizaherurwa. Mwibuke ko ariho turangirije n'intambara ya Harimagidoni. Imana noneho izategura iyo ntambara, cyangwa izaza muri iyo ntambara izanwe n'iki? No kurengera ab'Abisiraheli. Rero nubwo b'Abisiraheli Imana yarimo ibahana, ariko noneho igihe kirageze, amahanga akoraniye mu ntambara ya Harimagidoni, igiye kumaraho Abisiraheli bose. Ako kanya rero Yesu azanwe no gutabara Abisiraheli nanone, kugira ngo hashobore kurokoka cya 1/3 cyabo. None hari naco kizakomeza, n'amahanga amwe namwe, bamwe mu banyamahanga bazarokorwa, kuko bose siko bazapfa, no bazashobora gukomeza mu ngoma y'imyaka 1000 ya Kristo. Murakoze rero, reka dusenga Imana ibaha umugisha. Ubutaha tuzacumburira aho ngaho
dutanga ubusobanuro bw'ibyo, tuze no gukomeza uruhare rwa antikirisito muri ibyo bihe. Ndumva wenda nitugira amahirwe tuzabisoza icyo gihe, tubone kwinjira no ku ngoma y'imyaka 1000 ya Kristo. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge. Turagushimira nyiricubahiro Imana, turagushimira kuri Imana yacu, niwe mukiza wacu, niwe waturemye, kandi Mwami turagushimira ko wadutoranirije ni ukuri kugira ngo tuzaraga ubugingo. Ijambo ryawe ritubwira ko ari umwaka w'imbabazi washimye kumenyesha abantu, kugira ngo uwo mwaka w'imbabazi abantu babizereremo bazabone ubugingo budashira.